Gushimiye mwami Yesu niwe wabumbuye akanwa urahanura urambura amaboko ajabutsa Abisiraheli, uyu munsi ugiye kuyarambura ajabutse Uburundi. Turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo Nyiribihe, niwe wategetse mu izina rya Yesu Kristo imvura iragwa isi iramera, izuba riraka isi iruma. Turagushimiye rero ko umejeje mu Burundi kandi ibiganza bya benshi ubyambura inkota yica mu izina rya Yesu Kristo. Hama mwami usure impimba zose z'Uburundi, hama mwami usure amaofisi yose mu izina rya Yesu Kristo kandi nyaguhora ku ngoma. Haleluya. Ndagushimiye ko hari icyo ugiye gukora, amaso y'abakurikiye Imbabazi TV gatatu bakabibona, amatwi yabo akabyumva. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, ndagushimiye ko ari wowe muri twe wahagurukije iri kanguro n'iyi nzamba n'iyi mburi. Kandi ndagushimiye ko ushyizeho iherezo. Rero mwami ntawe ukubaza ngo ukoze ibiki, ngo ugize ute, ngo unyuze he, urihagije. Icyubahiro ni icyawe papa. Rero nshuti bavandimwe, ndakugumbire mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikurinde imihoro y'imbonerakure, Imana ikurinde ibikoni by'imbonerakure, ubuhiri, Imana ikurinde ibi byago, wowe wizeye kandi ukizerera gukira. Imana Data wa twese iguhe umugisha ndetse n'amahoro n'umutekano. Dayimoni yamaze kunyura mu bantu bategura ipfu mbi kandi ipfu zibabaje. Hari abantu bamaze gutyaza imihoro, abandi bategura amacumu, abandi bategura inkota kubw'ibigira bishyike, ubwo abantu batizera ko Yesu aje, abantu batizera ko Imana ihinduye politike n'ubutegetsi. Nyamara abandi bo bari gutegura abicanyi, abandi bari gutegura ngo abazica. Ntabwo guverinoma yategura imbonerakure zizagwana itari kubibona, itabizi. Ntabwo abantu bari gutegura uburyo budasanzwe ngo bwo gukinga, ngo no gucungera ukaba ubona ku murango no mu ijoro. Abantu birirwa ngo ni muri kanure ku butaka, mu mazi no mu kirere, ntacyo bikanga. Barabizi ko hagiye gushya hagatokombera, barabizi ko umuriro ugiye kwaka, barabizi ko inzambi ivuze, barabizi ko umugeni atashye, barabizi ko ugiye Kanani agiyeyo, n'ugiye kwa Farawo mu Misiri nawe ashitseyo. Rero hari amaboko abantu bizeye, hari n'andi abantu batizera. Hari uburyo bumwe abantu babona n'ubwo batabona, sadepa. Kandi nanone tubiseguyeho, ntabwo tuba tuje hano kwigisha Igifaransa cyangwa Icyongereza cyangwa Igiswahili. Ni bwa bukoroni buba butuvanga, ubundi twebwe tuvuga Ikirundi gusa, kuko ni narwo rurimi turi kwigishamo cyangwa kubwirizamo. Ubu tuvugana rero hari imikangara myinshi cyangwa se urwaruka rwamaze guhabwa amabwiriza ahantu hatandukanye, ngo ko bagomba gukingira inzego, ngo ko bagomba gukingira igihugu, kandi ngo bakakigwanira ku murango no mu ijoro. Niyo mpamvu mvuze ngo Imana imanura ukuboko kwayo yambure, yake abicanyi ijambo ndetse n'imbonisi zake ijambo, kuko Satani yamaze kwiha ibara riraguye, rompu bagiye kuzihingagura, bigiye kuba ni amateka. Amabarabara agiye gufungwa, ibitaro ntabwo bigiye gukora, mu mpimba abantu bagiye gupfa, nta guhunga guhari. Abantu bagiye kubura ababo, abantu bagiye kuburana n'ababo. Muri mu nzu muri batanu, ariko ntawe uzajyana n'undi, nta nuza kumenya aho undi yaciye. Uri Burayi cyangwa uri muri Amerika cyangwa n'ahandi uherereye, ufite famiye i Burundi, nushaka uyisengere ushyize amavi abiri hasi, kuko hari igihe uzajya ubasengera na telefone zabo zitari gucamo. Buno muravugana, hari igihe
uzahamagara abagushyigikira gusenga. Igihe kirageze kandi kirasohoye, ugiye guhamagara, ugiye kwiyambaza abagufasha gusengera famiye yawe iri Bujumbura, bitari gupasa ku buryo haracamo iyinga hagacamo indi, uba urimo ubaza amakuru ngo ese n'uwanjye, ngo mu biziga mwabonye harimo uwanjye, ngo ese mu bahunze harimo uwanjye. Ubwo uzi ko hari ikintu cyoroshye. Imana ntishobora guhagurutsa ivugabutumwa ngo abantu bamara amezi 2 basenga, amezi 3 basenga, bamanuka imisozi nk'iyo mubona tumanuka, tudoga ibiyaya, twurira ibiti, tugire dute, tuzane Bibiliya, turahire ngo kugira ngo abantu bemere. Nitumara kurahira, Satani azabwira abantu ngo ni amahera yacaga. Shitani azabwira abandi ngo uwo ni umututsi, iyo ni inkotanyi. Shitani afite ibintu byinshi ahita aza akakubwira mu matwi yawe ngo utumva. Kumva kwawe ni ugukira, kutumva kwawe ni ukurimbuka. Impamvu akubuza kumva ni uko wamucika, ubugingo bwawe bukarokoka. Impamvu rero Satana akuziba amatwi, akakuziba amaso, akakuziba amazuru, ubujigitifu afite ibyo ashaka kugeraho, afite kandi intego, kandi afite aho avuye n'aho ari kujya. Ofete rero niho yantumye mbwira abumvira, naho abatumvira muzibonanira ibara riraguye, indege irahanutse, ikirere kibaye umukara, amabarabara arugawe, impimba barazitubaguye, barazimenaguye, amapirizoni ni uko. Mana nyagasani, uwagira ubwenge, uwagira amatwi, uwarondera yarondera bigishoboka kwabonwa. Naho buno tugeze y'umwana arira nyina ntiyumve, yazigiye mu kubitirwa ku mazi umubyeyi yavoma, kubera ko ibiganza by'abantu byinshi bifite inkota, abandi bafite imihoro, abandi bafite udufuni, abandi bafite ubuhiri ngo byo kwica abantu. Abandi bamaze kuzenguruka imihana imwe, baribaruye indi bayanditse kwa naka no kwa naka ngo perezida agipfa. Hari abantu bari watede ngo bagomba kwicwa nabo bakajyana nawe. Rero umuntu aravuga, umva kumva utumva, kila mtu na kikapu chake. Udafite se afise nyina, kandi nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Kandi ngo amatwi arimo impene yumva ahiye. Rero hano hagiye kubaho icyo nakita umubabaro n'umuborogo, umwe atakira undi, atakira undi, kandi bivuye ku bantu babagararije banze kumvira Imana, bakabipinga ngo cewe ngo ibyo ngibyo, ngo fete, ngo kamemo, ngo vraiment, ngo donke. Nagira ngo nkumenyeshe ko igipfa caburiwe n'impongo. Ijoro ry'umwaku, ijoro ry'ibibazo, inyatsi mbi, amahano araguye, kandi urupfu ruteye ubwoba. Niba hari abasuye Imbabazi TV 3 kuri channel groupe ya WhatsApp, uziga mu papa batemeye hano bagatema, niba wabonye iriya foto, biriya bintu ninde wabyifuza? Nabishyizemo umuntu utagira ubwoba aze kubireba. Ni umurundi wiciwe i Bujumbura n'umwana, uretse ko nabyo utapfa kubyemera. Simpamya ko umuntu yatema undi kuriya. Ibyo mwaba mupfa byose, iyo umuntu amaze gupfura mureka. Ariko iyo ugumye utema umuntu yapfuye, nawe ujyeyo niba ufite umutima ukomeye. Rero ibintu bigiye kuba ni nka biriya. Niyo mpamvu twebwe rero ibyo ngibyo by'imipyinato yawe ngo barimo baraca amahera, sava, turi kuyaca. None we uri gukora iki? Urakora iki? Biragenda bite? Njye ndi kubwira abantu ngo mube maso, kandi mbwira guverinoma ya Niva
ni ukuri nimushaka muhindura ingendo n'inyifato, mwere gushumuriza abantu kubica. Icyo nzi cyo uko kuwa gatandatu ni umururazi, ni ukwezi kw'amarira, ni ukwezi kw'agahinda kandi guteye ubwoba. Kandi navuga ngo bamwe bari mu birori, bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva, ariko mugiye kumva, mugiye no kureba cyane rwose, mugiye kumva, mugiye no kureba. Kandi uru rupfu rwarateguwe, rurapangwa, ruhabwa inzira, ruhabwa imiyoboro. Niyo mpamvu n'Imana yagiye ibangira, ni ukwanga ko ruhitana n'abandi, rubanda nyamwinshi cyane cyane rwose. Ariko ubu tuvugana Bujumbura niho bigiye gutangurira, umuyaga nkuba ugiye kuvaho, numara kuvaho amabarabara bazayabomagura, zijya rope bazazisenya. Gusahuraho n'ibisanzwe, ibyo sinakirirwa mbihanura, kamemu nawe urumva gusahura ni ibintu by'abashonje kandi babuze iyo bava n'iyo bajya. Ariko imodoka zigiye kuba nyinshi z'igisoda n'igipolisi mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura na Gitega. Hagiye kuba sirikirasiyo nyinshi z'abasoda n'abapolisi n'akajugujugu mu kirere. Harimo abantu batabiherukaga, mugiye kubireba. Kuva muri vile ujya mu Ruziba uzajya wishyura amadolari nk'igihumbi cyangwa ibihumbi 2. Kuva muri vile ujya i Ngozi uzajya wishyura ibihumbi 5 by'idolari. Ni ikiguzi kidashoboka, gihenze cyane. Imodoka bazaziturira izindi bazotse, zigurumane muzireba. Kandi hari impamvu nyine ibyo bibaye, hari impamvu ituma ibyo bishyika. Ntabwo impamvu ari jye, ariko impamvu ni impamvu nyine, ntacyo kurenzaho gihari uretse kuvuga ngo ibigira bishyike umwana muto cyangwa umukuru cyangwa umuntu utwite cyangwa n'undi muntu ufite ibibazo, ndamusabira ku Imana yo mu ijuru itabare, kandi Imana yo mu ijuru imurengere. Mvuze iri jambo neruye, Imana iguhangaze kandi iguhagarareho, ikimenyetso kikubeho, kandi ugire kwizera n'ibyiringiro bidasanzwe bishobora iki gikombe kindenge, niko Yesu yavuze. Ntibibe uko ushaka, bibe uko ushaka, ariko iki gikombe kindenze. Mungu asifiwe. Rero umuntu utwite n'ukuri ni ukumusengera, kandi umuntu ufite abana bato, nawe rwose ukwiye amasengesho. Ufite abana ku ishuri, nakayobera abahinga, ibigira bishyike nyine ni ugusenga. Umuntu uri hanze ufite famiye i Burundi, nakwambiye, nushaka wasengaga rimwe usenge kabiri, kuko hagiye kuba isekezeho nyabwoko ridasanzwe. Hari urugendo rumwe navuga ngo rusigaye, ubundi bararikagwa. Rumwe rusigaye, hari ibirenge bigiye guhaguruka bigende, ubundi bararigwe, ryongere rigwe. Umuntu wifitiye rero amahera yabike ahatari muri banki, ufite ingenda zipoeshe, koko iyi vakansi abana bagiye kujyamo izaba ishaririye, izaba irura. Rero iyi nzara, ari imiti, ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa, byose ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ikirere cyanyu ntabwo ari cyiza, hagiye guhubukamo ibintu bitari byiza. Isi yanyu ntabwo ari sawa, si salama, hagiye kubaho
ubugome bw'abadayimoni. Nkugiriye inama rero ube maso mu izina ry'Umunyanazareti. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Uwitwa Mariya yigeze ahoberana n'uwitwa Elizabeti, impinja zirasuhuzanya. Uyu Elizabeti ni umugabo wa Zakariya. Zakariya Imana yaramubwiye ngo umugore wawe w'ingumba witwa Elizabeti agiye gusama. Zakariya arabyumva ariko ntiyabiha agaciro bikwiriye. Yarabyumvise pe, aranabishyira mu bwenge bwe no mu mutima we, rwose arongera anasubirishamo. Nicyo kikubwira ko yari yabyumvise ko, ariko ntiyabiha agaciro bikwiriye cyangwa bihwanye. Imana iramubwira rero ngo kuko utizeye ntugize ikiragi, uzongera kuvuga umugore wawe yabyaye. Ni isomo ridasanzwe, ni n'isomo rirerire, kuko Zakariya yaje kubaho, yahise aba ikiragi uwo munsi, aragenda atera inda ari ikiragi cyangwa se atavuga. Birakura kugeza ubwo babyara. Igitangaza kirimo ni icyahi, kugira ngo umenye icyo nashatse kumvikanisha. Umuntu w'imyaka hejuru y'100 nta bushobozi aba afite bwo kubyara. Elizabeth yararengeje imyaka 100 ari ingumba. Mu by'ukuri umuntu urengeje imyaka 100 icyizere kiba cyarangiye cyo kubyara, no muri siyansi no mu buzima busanzwe. Noneho rero uyirengeje uri n'ingumba, mpamya ko aho ntabwo byapfa kuvamo. Ibyiringiro rero iyo Bibiliya ibigereranya cyangwa ikabishushanya, iravuga ngo umukristo cyangwa ibyiringiro biba mu mukristo bimeze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Kandi ngo nk'uko imisozi igose i Yeruzalemu, niko Uwiteka agose abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Nimbivuga uko mvuzemo Mariya, mvuzemo Elizabeti, aba bana bari baziranye na ba nyina baziranye, isi ari imwe, ijuru ari rimwe, umwami wabo ari umwe. Isezerano rya Yohani n'isezerano rya Yesu, urumva kamemu bose ntawe ubyawe n'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore. Niyo mpamvu bahuye, Bibiliya iravuga ngo baramenyana. Ofete byaje gukururuka kugeza ubwo Elizabeth mu kubyara kwe babajije Zakariya bati umwana uramwita nde? Arababwira ngo bashakisha izina kuko atavugaga bataranamuha uburenganzira, ariko nyuma baza kumushyira urupapuro n'ikaramu. Reka tubivuge, kera yenda ntabwo zari byakaje impapuro n'amakaramu, ariko hari uburyo bandikaga. Ngo bashyira Zakariya bati ugenekereje ubona umwana wawe yakitwa ndi. Amen. Burya ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'umwanya wacyo. Zakariya ngo ariyumvira, aravuga ngo umwana azitwa Yohana. Ngo basanga iryo zina mu miryango, muri famiye y'iyu Zakariya no muri famiye y'umugore wiwe Elizabeti, nta muntu wigeze witwa Yohana. Bararigwanya, baranaryanga, baravuga bati oya, ko nta muntu witwa iri zina arikuye he? Ariko akimara kurivuga ngo Imana imuha kuvuga. Isomo ririmo n'inyigisho irimo, imvugo y'Imana kuyumva biba bigoye, no kuyizera biba bigoye, no kuyemera biba bigoye. Umwe w'umuminisitiri w'intebe muri Israel, Imana yaramubwiye ngo ejo Samariya ikiro cy'umuceri kizagugwa ifaranga rimwe, utsindagiye n'umuceri udatsindagiye cyangwa ifu, bivanye n'ibyo ku isoko waba uzi bibayo bacuruza. Umwe aravuga ngo ese Imana ikinguye amadirishya yo mu ijuru ndetse n'ayo mu isi, ubundi ibyo byo byabaho? Ngo ibyo byashoboka? Ngo umuhanuzi aramubwira ngo uzabirebesha amaso ntuzabijyaho. Imana ibwira Aburahamu ngo untegereze ndaza, kandi niko byagenze. Uyu mugabo ibyo kurya byarabonetse i Samariya,
ngo ajya guhagarikira abantu bari kuvundana babishaka, aza gutsikira aragwa, bamukandagira bafata ibyo kurya kugeza apfuye. Wibaze nawe umubyigano w'abantu bashonje wishe minisitiri. Kuko Imana yabaye nk'igomoro y'amazi, abantu bari banyotewe kubw'inzara, bashonje kubw'inzara. Imana imaze gutanga umugisha ngo abantu baravundanye, mpamya ko ari we muntu wa mbere wishwe n'umuvundo. Buno imivundo igiba habaye imipira, ibiterane naka, amakoraniro naka, perezida hazajya abantu bakavundana, bamwe bagapfa cyangwa papa. Uyu mugabo niwe wapfuye bwa mbere mu mubyigano cyangwa mu muvundano wabajyaga gufata ibyo kurya no kunywa, uwitwa Elisa yari yahanuye. Ni ukuvuga kwizera ni intwaro umuntu yitwaza, ariko ikora ryari cyangwa igaragara ryari? Ni intwaro igaragara kandi ikaboneka mu gihe bibaye ngombwa, ariko surprise. Ntabwo uvuga ngo ndibuyirashisha aha, ntuvuga ngo ndibuyirwanisha aha, ntuvuga ngo ndi nayo aha, ahubwo ni intwaro iboneka mu buryo buri surprise, cyangwa se buragusiriprena, ukabona wiroturuve wisanze muri uwo mujyo cyangwa muri uwo murongo. Rero abatubanjirije natwe turiho, kwizera kwaraserutse kurengera Abisiraheli. N'uyu munsi Imana iri kuvuga Kanani, ikavuga Yerusalemu, ikavuga igihugu gishya, ikavuga amasezerano ku giti cy'umuntu. Ibyo byose umuntu azikangura birimo cyangwa yiroturuve abirimo mu buryo budasanzwe cyangwa mu buryo busanzwe, tuzagezwayo no kwizera. Ntabwo tuzagezwayo nuko turi bagufi cyangwa barebare, tuzagezwayo no kwizera. Shinaragwana ribarikiwe. Kandi uwizera azabona amasezerano. Yesu yaravuze ngo bishobokera abizera. Nibyo. Kandi yakundaga gukiza abantu akababaza ngo none ngo nkugirire, ati nge shaka gukira, ngo none ngo urizeye, undi ati ndizeye. Imana igahita imukiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Rero mpamya ko n'uyu munsi Imana iracyakora, iracyavuga, iracyashyiraho ibitangaza n'imirimo bigenga abayubaha n'abayikorera, ariko Data ahabwe icyubahiro. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Aburahamu mu gice cya 18 mu itangiriro yakiriye abashyitsi, aza gusanga yakiriye abamarayika. Baramubwira ngo ntabwo ari ngombwa ko Sara aba muri uru rugo, yahaba atahaba tuzagaruka umwaka utaha nk'iki gihe ukikiye umwana w'umuhungu. Byari bivuye kuki cyangwa byari biturutse kuki? Byari biturutse ugushaka kw'Imana Data isumba ishobora byose. Ntabwo byavuye mu bintu ibyo ari byo byose, ahubwo byaturutse mu gushaka kwisumba byose. Uyu munsi wa none rero navuga ngo abantu n'ubundi Imana ibapimira ku munzani wo kwizera. Aburahamu nawe, umugore urumva yari yaravuye mu rugo ari mu ihema ry'ibonaniro hanze, avuga ati byararangiye, umugabo wanjye agira ubuntu butiza urugi. Aburahamu aramubwira ati mbonye abashyitsi, ngwino ufashe kubakira. Arabahunga, ntiyagera muri saro, ntiyahakandagira, ntiyahaboneka, kugeza ubwo bamubaza batese umugore wawe ko adakoma arihe? Yarahukanye, aba mu rugo, arihe? Aburahamu arababwira ngo ari mu ihema ryo hanze. Ihema ryo hanze ni inzu twita ibikoni, ni inzu z'abantu bakora imirimo isanzwe, hato na hato, bamwe batabasha kugira ubushobozi bwo kuba nyine mu makaro n'imbere, ahubwo hanze haba inzu babikamo amakara, ibintu bisanzwe nyine bishobora kuba bifite aho bihurira n'umwanda. Niho Sara yari yarahungiye ikigeragezo, ntiyahungira ku Mana, ahungira muri izo nzu zo hanze.
ahubwo inzu nkuru n'uburiri bwe abusigira Hagayi. Ubwo ni umuyaya wamukoreraga akazi ko mu nzu. Rero Aburahamu mu kubura uko agira no mu kubura icyo Aburahamu mu kubura uko agira no mu kubura icyo afata n'icyo areka, kwizera kwe kwagumyeho. Imana iramushyigikira ngo abonye abashyitsi arabakira, arangije kubakira niho yizeye. Rero aravuga ngo babazanire ikimasa cyiza kiruta ibindi babakize. Ntabwo biriya bintu yabikoze ari kwifotoza, ahubwo yabikoze ari seriye, ngo yenda amata n'inyama abizimana abashyitsi, abakarabya ibirenge, abicara uruhande. Nabo bahaze baneze baramuhanurira ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzasanga Sara umugore wawe. Baramusobanura nyine, baraperaseza ngo Sara umugore wawe akikiye umwana w'umuhungu. Amen. Rero nawe umwaka utaha nk'iki gihe nikigaruka uzaba uri mu isezerano, ntabwo uzaba uri inyuma y'isezerano, ahubwo uzaba uri mu isezerano. Uwiteka ahabwa icyubahiro kandi ashyirwe hejuru. Rero reka dufatikanye indirimbo y'188 muri kanike k'ikinyarwanda mu gushimisha Imana. Ndashaka gusa nawe Yesu Mucunguzi, ntawigeze kukumva uvugura kaye. Ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi wihereranye na so kuri wa musozi. Ndashaka gusa nawe nubwo bakwangaga, ntiwiturage inabi wagiriwe yose. Ndashaka gusa nawe wafashaga abantu umurukundo rwawe ruzabankundisha. Ndashaka gusa nawe wahamagaraga abana bato bose maze ukabigisha. Nyamara sisa nawe bose barabizi, Mukiza mwiza ufashe se nawe by'ukuri. Nyamara sisa nawe bose barabizi, Mukiza mwiza ufashe se nawe by'ukuri. Ikintu nari ngendereye, umukristo wese akwiye kugira kwizera gukuriye guhatse ibindi byose, kandi akagira ibyiringiro bikomeye byubatse n'inkingi zikomeye. Umukristo akwiye kubaho nk'umukristo kandi akabaho mu buzima bwa gikristo, ariko akaba ari uwizera na nyuma y'uko bashyinguye cyangwa nyuma y'urupfu. Kwizera k'umukristo gukwiye kuba kujuje ibisabwa. Elizabeti, Zakariya yagize erera, ariko kwizera Imana yagiye ikunyuza muri bariya kugira natwe twizere. Kwizera ko abatubanjirije ibyo bagezeho bidasanzwe bihambaye, natwe ubu hari ibyo dusabwa kwizera, dusabwa kumva, dusabwa guhagararamo tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Uwiteka kongerere kwizera kandi apandishe kwizera muri wowe mu izina ry'Umunyanazareti. Uhagarare mu mpwemu
ndetse no mu kuri wumve ko Imana Data igira neza mu izina rya Yesu. Rero ndagushimiye wabanye natwe. Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera bikurongore kandi bikugwe imbere mu nzira y'ijambo kwizera.